ndakubabarira ikizi habaye iki urubona ataransebeje oya mama oya pe ese ntiwigeze umenya ko n'abana biyunze kujuza ukuntu ibintu se byagenze sheri sheri ufite ikintu bita urukundo reka kuva cyagiye nagusaba imbabazi kazima sigaye noneho mba ndi mu kazi atekereza ni burira ryari babarira we sumane bombi wawe shari uragiye koko imira yawe twumva umva nkubwire guhera kuri uyu munsi simusohoye ureba nzongere kubana n'undi munsi muri kumurebe nta soni karibu yemwe muri aho ese urya ni wowe komanga udatse kari kanjyana yesu ashimwe ahimbaza mumeze muteze uraho wicaye yego mumeze muteze ndaho ahubwo se maze iminsi nkamberera kuza kukureba yego umusore mbazi pe uri umukobwa wanjye akosimana yaransebeje ariko rwose umbabarire kugira imana ndakubabarira ikizi habaye iki urubona ataransebeje oya mama oya pe ese ntiwigeze umenya ko n'abana biyunze yakarara cyane uri byo yarabimbwiye ndavuga ni oya bariyunze mwizera pe umva abana bariyunze umva kake rwose umva yarabimbwiye ndavuga si umwana ayege sinyimwizera kwanza oya mama umwizere cyuzuzo pe ndabizi oya mwizere ukunda umwifuzaga nk'umukazana mwizere pe ariko yarambabaje yakubabaje ikizi yakubabaje iki ntabwo yakubwiye ko biyunze reka jye rirashya byanisha umutwe umva ubwo nagiriye mu muhungu wawe ariko niba bariyunze ntacyo oya bariyunze mama bari ahubwo jye neze ko ubizi reka arambwira ni ikigwa ku ikigwa oya jya wizera umwana wawe jya wizera umwana wawe buriya rero kubera ko mukunda mbona nta kibi cyamuvamo umva ntabwo wamukunda ku bintu utariko yaramushye ndamukunda numva kumwizera nyine birahanze oya jya umwizera ubuse ko nizera uwanjye uriya muhungu wawe nawe ndamwizera pe ni umwana mwiza uriya muhungu wanjye kubera ku itangiriro nabonaga banakwiranye ariko nyuma ariko ntacyo imana ntabwo icyubahiro kuko barangiye bigakora oya bariyunze mama bariyunze ahubwo ubu narije nyine kureba ngo ndebe uko umeze ndaho nyine kubona ko nta kibazo umeze neza nimba ndwaye nsigaye nsinzira ku manywa yawe mukada kuri pe cyangwa wakoze imirimo myinshi wananiwe hari imirimo kuko yatuma nsinzira reka dore negamye hagake reka turengera yere ni imbaraga nke wakanyago ni intege nke yari kumenya ko turimo dukura aha n'ibitekerezo byinshi ahubwo oya jya ugabanya ibitekerezo uzi ko ibitekerezo bitera indwara
byashoboka pe. ibitekerezo bitera imivuduko bitera ya wose mushaka arikacwe mfadi uragira ngo sawa ngora baba wahamagaye none se buri wese tugiye gusoma ku rubuga hego ahubwo nazi ko mwabiganiriye yarabimbwiye n'ibyo nari narateganyije kuzagukorera yasanze ndi kujyana nshyiraho udukonti sinkibikoze reka usanga rero ubukwe bw'abana yewe data we ubwo rero naje kugusura ubu ndatashye ndakiye kanguherekeze kanguherekeze umusore ntabwo utanampamagaye reka sinajya umpamagara oya mba naguhamagaye nari nje njya kwa Laure ntepfiriye ndavuga ngo reka kugucaho nze gusura ntabwo wari guca ku rugo oya ntabwo naca ku rugo ntabwo byakunda kujuza ukuntu ibintu se byagenze bite sheri byagenze bite kujujugunya amabagi nese bigenze bite urambaza iki nese wambwiye ndi kukubaza none se urimo urambaza iki kujugunye bage se ubundi se zisa n'iz'abandi bavira ku kazi none se urahotorora se usiga ngotora n'isaha nahira ndi umufasha wawe ngomba kumenya buri kimwe kuri wowe nese byagenze bite amuzanira amazi enda birashira akiranywa amazi ubundi tuzi umbwira ese ko yateretse hasi kunywa amazi ni agahato ndakurangira umuti ukawanga akiranywa amazi ariko nywa urayanywaye ntabwo igizayo kunywa amazi urarebye ubona ni agahato si agahato ngaho mbwira rero ko byagenze ese wambwiye banyirukanye ku kazi uvuze ngo iki icyo utumva ni igiki se ubu hano ikintu utari kumva amaha ni iki akazi kukwirukana ibyo bihuriye he banyirukanye ku kazi ariko tusigaye urota ku manywa bakwiruka noneho niyo mpamvu uje ujugunya ibintu se we bakwirukanye byagenze bite ikintu ukeneye kumva ni igiki cyangwa shasha wize ya mico ubwo ntuvuye muri za ndaya zo kuri uyu muhanda rahira bitoye barakwirukana akuwa mugore wajya ureka kumbabaza ko uri kunyitiza indaya mfite stress ngo indaya akazi leta isigaye yidora nyine ikirukana abantu reka nkubwire winesha umutwe ndeka uri kumva kwanza reka urajya he icara hamwe winumbwirire kazi Ako bakwirukanye surambaza. byagenze bite njye mva nkubwire banyirukanye sibyo nyuma yo kunyirukana ntubizi si ibyacu ngo mama ngo buretse kugenda ngo mama buretse kugenda igihe bamaye kirarangira gerayo wowe sinzi ukuntu byagenze ko utashye kare abesha byihorere wa mukobwa ngo ufite ikintu bita urukundo reka kuva cyagiye nagusaba imbabazi ukazima sigaye none wumva ndi mu kazi atekereza ni uburira ryari ndumva se nakwigishije ibitama none oya ariko ubizi se ngewe iyo nkunze ngukunda wese kandi urangiriye neza pe ahubwo muri gahunda
hari umushinga nateguye numvaga twawukora kandi bikagenda neza. Shinga. Uhise sheri. Waba papa. Ufite inyungu. Ako nawe imishinga ngaho nkora surprise kajya kunyereka. Buriya rero ejo bundi naricaye ndatekereza. Sanga nubwo tuba mu mujyi. Ariko twakunyuye ikindi kintu dukora mu cyaro. Urabona yasamba yagiye Bugesera. Navuze niriya ngo ngugena nkayikora ifamu nziza ngashyiramo inka. Ibintu byo guhora umuntu agura amata. Urumva twazaheza ryari. Shaka kuri umushinga kandi ndabizi neza bizagenda neza. Ahubwo wowe urabyumva ute? Abundi urahaheruka. Ndahaheruka ngo ndiyumve. Ntabwo ugitembera. Bagumye ko waragezeyo. Kuba urubingo do rugeze gutya. Nyine genda byumva by'umubwiye ahubwo ikibazo mfite n'ikintu. Ikizi. Ese sheri, uraza ukambwira imishinga ngaho uragiye ugura ariya mazu. Urumva? Yego. None ngo urashaka kugura n'ibindi. Urabizi? Reka tugure inzu basi. Inzu nziza yo kubamo n'abandi nyine nakubwiye. Ubundi reka nkwereke. Sibyo? Umuntu yaguze ivatiri urangiye ifata nk'umuneke. Turi kumwe? Mwiki? Nk'umuneke. Kuko ubuze umuneke waryama ugasinzira. Ni ka deseri kaba kajeho. Reka tuba dushaka imitungo twiyegereza ngo tuzagura ivatiri ari ka deseri. Reka jye uvuga yego kandi ibyo bintu bifite inyungu. Ako siko nawe ko basi nawe ngo tukatubanza twubake inzu. Ariko ubundi nkawe iwanyu ikomera ukahaba inka. Dore naretse kujya mu cyumba. Kirimo abantu b'abakire urumva? Ni ukuri ko Imana yanze umwana ngo usa. Imana ejo bundi yarayimbwiye. Reka nkubwire n'ukuri. Nubwo Imana yakubwiye izaca mu maboko yacu to. Ntabwo izamanuka ngo yiture hasi. Nyine buretse kugura ibindi tubanze twubaka inzu. Sibyo sheri. Buretse tuzubaka. Sibyo sho. Bagenza n'amazi n'imenya. Bamanyaka. Kamuze ndeka shiwa magane. Uzana amazi. Uyu munsi utashye inkunze. Juru. Ewana. Banya ndabonekewe. Naho ubundi se. Ngukunda kubi. Urakoze. Yego sho. Nyaruka. Mama, meste mama. Kundi utishimye mama. Uko wansezera kuvuga. Maramu. Besta nikanicara hano. Ma umeze ute? Si mama ko ndeba warakaye. Subo nta nubwo aruzumbuye koko. Ako cyuzuzo. Karame mama. Aya ngo muzanya go he. Iyo ni best wanjye ni inshuti twabanaga nyine mu Best ni ibiki? ni inshuti yanjye. Urumva ni umuntu dukunda kuba turi kumwe mu buzima bwa buri munsi yangiye inama. Oya. Ntabwo tubana n'inshuti yanjye. Sumuraba se. Rebera ku myenda. Noneho basigaye bambara n'utuyunguruzo birareba iki. Ubu waragiye ugera mu mujyi ubona uwo niwe waba inshuti yawe. Nise mama hari icyo abaye. Cyangwa musimbuye ariko unsige mukangara tete. Umukwe wa nubu ntabwo nabyizeye. Koko man. Bune wasimbuye Yesu. Ubine simbuje ndetse mama ko nimvuri kuvuga ibintu byinshi ntazi. Ibintu byinshi utazi. Tugupangira ubukwe ku munota wa nyuma utubukwe wiruke. Mama nyine habaye amakosa ariko ndasaba imbabazi. Oya pe warambabaje nk'umubyeyi. Nawe itekerezo cy'umuro na cyuzuzo. Ndabizi yuko ambereye. Oya reka nyine nkubwire. Njyewe na cyomoro tumeranye neza mama. Mumeranye none aka gasore kakuvaye kajya he? Uyu nguyu ni inshuti yanjye. Si nawe wafashije gusubira. Besto. Ko numva meri wawe ari kubwigira mabujari. Nganyumvira nk'izo mvuga afite z'abarara. Ntabwo we wabisobanukirwa. Ariko kugigira nikubwire. Wowe kibazo ufite ni cya cyomoro. Njyewe na cyomoro tumeze uriya kamubwiza ukuri. Ntureba ko wihombeje amahirwe. Ariko ubu ngubu ibintu byose bimeze neza. Ubundi saza kumbwira ngo iki? Uzi amagambo aramaze iminsi muri mudugudu. Ayo yose bihoreye wibitabo. Umva umukobwa agomba kugira inshuti y'umukobwa mugenzi we. Ntabwo bya best makira
ariko mama ntabwo wagira inshuti z'abakobwa gusa ibintu muri kwiharaza uyu ni besto nta kibazo kiwe besto okay basi mu mwanya nganirize manise mbabari ni ubu oya wabari nawe muvugishe wumve ko atari Okay, mama. umuntu ufite nimba ari ndi izo mvugo n'izo mu kihe gihugu okay ya mabuja nkuko ariko mabuja nkuko uyu mugeri wawe yabikubwiye anje twahuriye mu mujyi again tuba inshuti tumaze kuba inshuti turamenyana ariko numvisha urimo urazana ibintu bya big deal ngo ikibi n'ibi gusa yabikubwiye uwo wumva wifuza yakubera umukwe barasubiranye bidatinze yenda sinzi nimba ari n'ibirori wifuza azabikwereka uyu yaraciritse nta n'ikintu twavugana yari hasi cyane ahubwo no kuba twaramenyanye nta gaciro kuri uyu nguyu ibyo bya cyomoro se ni iki cyomoro araciritse numvisha uri kuza umbwira ngibi izi bazita drip mabuja izi bazita drip iyi dore iyi bayita flat kepo nta kindi bibagiwe ibintu byo kuzunga uyu musisito uyu ni iki uyu nguyu yaraciriritse guhera uno munsi ntabwo azongera no kumvugisha uyu ngo ni best friend hano mu iki cyari kikivugiriza imirayi zingwa hejuru wari kuza ubu niyo nshuti yawe reba ipasi mbamagaze uri ubu ntabwo ari abafontera umwana ahubwo imirayi yawe iri kumva umva nkubwire guhera kuri uyu munsi simusohoye ureba nsongere kubona n'undi munsi muri kumurebe nta soni ase mama oya ku nshuti zawe oya uriya ntabwo ari inshuti igihe ubanza basi urebe n'inshuti nta nubwo ureba umuntu basi wagira inshuti oya ukuntu kunyandagaza mukuncisha amazi ngabanza urebe aravuga imvugo nyandagazi imvugo utamenye ngo yabizikuye none se ko ari ubundi uravuga uzandura ubu mukanya uraje ubwira ngo nyi iki nje mama nturimo kumbwira urimo uranakaza gusa ibyo ni ibiki ntabwo nabyemera gisa bimeze bite se neza mama araho se bashiki bawe se sha nyine reka mbareke njya gukurikirana utuntu two mu gikoni sigaye mubaza amakuru ukuntu bimeze ambwira uko bimeze se kubabuze nyine narabuze tu ntabwo nyibona ujya mu kazi ka danje kandi wagahoragamo nyine narirukanwe ubu ndebuka wa mugabo ni ibibazo gusa reka ni ukuri gisa reka mubwire njyewe nagiye ku kazi nk'ibisanzwe ewana nzi ngo ni ibintu biri aho ngaho ibaruwa yantanze ku muryango reka se ujya nuko nguko byagenze ubu ndeba ndi kuri stress zikomeye cyane ubundi umugore wawe araje kubwira ati wavuye mu kazi zana amafaranga duhaye ubura kujya gukorera amafaranga nese ubundi utegereje amafaranga yo muri leta oya man nese urabizi mu mibyirukire yacu sinigeze minga urumva nibyo bitiyo bafata ntago mbizi sibyo ngiye rero man mfite ikibazo urumva kinkomereye umugore ubu ngubu reka nkubwire wa mugabo ubu ngubu kujya uvuga gake atakumva oya ngiye se kunyumva ibyo giye birandeba nyumva ngiye bumaze iminsi urumva ndi kuri pressure y'ubukene y'amafaranga urumva none ubu aka kanya baranatwita shani ibibazo mwana mbwira ibanga fata isuku ujye guhinga je baba we fata isuku ujye guhinga n'ibyanga ufate igitiyo ufate n'isuka uzamuka uzaza ucyura bitatu bize bitunga umugore umva mama bure nyina ntabwo giye najya guhinga mu mibyiro ubusizi intoki uranazahinga ya do rebra ufite n'amasaha do iPhone bise si bisanzwe none se ubwo ngubwo urumva wowe uzaguma gutyo kunguka paka nta nakazi mani gusa ibyo uvuga ndabyumva sibyo ariko nyine ngiye kugenda ndebarebe sibyo ngiye ngagisa ngiye nakubwiraga ngiye nk'umujene nakugiraga inama
nyine nariba imana buriya urugo rusaba ibintu byinshi wenda mwe nuko muba muri abasore sibyo hari ibintu byinshi muba mutarasobanukirwa ariko urugo rusaba ibintu byinshi cyane ubu ngubu rero ni ibibazo tu gusa nyine iyo nama ya ntabwo nayigaye rero Sami rero ubu ndeba gutyo ngiye kukuzakuzanira akabaruwa ngiye kuzatera igikumwe reka kora hasha ntabwo wari ubizi se kareka ubwo ngubwo rero kagimbe ngucitse nyine none se ako kabaruwa ni ugiye guca mu murenge ntabwo wari ubizi se ugiye gusezerana twe zaratunanira none mwe murazubatse sawa narebe nyine turi kumwe sawa rero ca ibihe byiza si umugabo noneho ko ndeba atinze nacyo reka ntegerezaho gatoya yamfashe akampindura nk'umuzamu. Umuntu afata umugore akamuhindura umuzamu. Ubu simburaye aho kiri cyari amaburusheti n'ibiki byose. Nzabigenze gute kuko iteka nkora ibintu byiza bakavuga ngo ni bibi. Niba nkubona namukore surprise ubu si wari hehe ko andi badamu bari kumwe n'abagabo babo ariko nje ijuru Tumeze bite Kigali? Kigali tumeze neza. Narumvise ngo baragafashe pe. Ayiwe. Turi mu kazi kose. Ase amakuru ya Cyomoro. Komero kababwira ngo wamuteye indobo byagenze bite? Tana amagambo y'abantu yewe. Hari zibana se ndakomanya amahembe. Ahubwo ejo bundi ndabizi neza uri mu nshuti zanjye. Ejo bundi nzakwambika nawe agashanana turebe ko hari umuhungu wakureba. Nuko Ibyo byihorere. Ni ejo bundi pe. Ambwira neza nta kantu karimo pe. Zihorera wowe kwa diretanye imyaka 5 Cyomoro nagiye bivamo ngo njye nkina butumara iyo myaka. Yego ni ejo bundi riga. Ubu nicyo cyanzanye nahangaha naje kubatumira. Congratulations ndeba n'ubitazanye bya Cyomoro. Aya Cyomoro wanjye ni Cyomoro agomba kunyamora ayo magambo y'abantu binahangaha yose azacicika hasi. None aguze uko tuzikorera. Kweza wumeze. Ubwo Kigali rero ndumva yavanye waje yagurisha. Hey! Ntabwo bizi wowe. Wagize ngo ngenza akora ubukwe nk'ubwo kwasami. Abariya bari bacitse bari hasi cyane bagenda bafata. Ibintu byari n'umwanda. Ndumva ari byiza rero ndabona bunije kandi urabona umuntu wakeneye kujya kuvoma kandi umuntu avoma nawe uraje. Muracyajya kuvoma ko abandi none wajya. Yago.
use n'ibiceri 200 byo kugura ibuni y'amazi wabibura ayo mafaranga uzwi mu yaba yayabari harimo amayinite n'ibindi tugura amayinite ya 5 amazi barayatuzanira mu rugo ibuni tugura 500 ibiceri 500 usa ni menshi ntabwo najya kuvoma ngewe cyakoze ndumva wowe n'ubundi uracyari bahundi genda utwara amabuni 2 unzanire imwe ndaguha 1000 sibyo kubera ko yakura mu ishamba uri kuvuga bizima genda wowe unzanire ibuni imwe ndaguha 1000 uzane n'iyindi utwara iwanyu hari ikibazo ntabwo najyana nanjye numva amakuru ya Kigali numvaga nari twabaye muzungu ariko ndabona barahindutse ko si cyane ntabwo nakibagirwa abana nkamwe twakuranye reka muracyari abashuti banjye cyane ntugakire ngo wibagirwe abantu ntabwo dukoze nabikora yego kandi ari ibintu by'icyaro bya bindi nta cyahindutse kuvoma stock isigaye yera ngote noneho n'akawunga naryaga konyine kashize nzara insinde muri urugo rwawe Sami nagora hako iyo ndebye ubona erega ndi umugabo ntabwo ndi bikira Mariya ubusanga niho uhora untura ibibazo ariko wagiye unduhura mu mutwe umugabo umaze iki ubu ntacyo maze rero nzara igiye kuntsinda muri urugo uri umugabo ese ikibazo ni ikihe cyabaye kawunga ntihari kugira ibiryo byashize nako kashize wagiye ukareba se si wo mvuye nese umva se unese urayambigenza ubwo se nk'umuntu w'umugabo nyine ukoze iki nese njya kwiba ko nawe wacu wigeze wiba ntabwo ufite se njye kuyibisha se ariko n'umusami naboro njye kwiba abantu bose bari hanze batunzwe no kwiba genda ufate ukore nk'abandi ibyo wigize ngo sinafata isuka sami w'ibikiza genda ukore umwunge we ariko none wa mugore uransetsa ubu ugiye uri kunyereza no guhinga noneho ese nibyo wari urimo uvuga ngo amaboko wese ntabwo afite ntabwo wahinga ari njye nawe ninde washatse undi wowe si icyo udafite ni iki iyo utankuri iwacu se nari kuza mwimira wasubiye iyo mbimenya mu bintu biri muri iyi nzu byose inzara irindi nyicu biryamyeho ariko se ni ibiki ngo ncurika ibyo bivamo uyabona uricara ukagarama mu matelefone uragira ute ngo nta na kimwe washora ngo mbone n'amafaranga yo ariko Sami naru yego none se reka nkubaze urabizi ko naguhaye telefone yanjye ya Samsung urumva sinari guhaye sibaguhaye 90 ikindi ya biju nayo nakuguriye sibyo sinayishubije nabwo utabyumva duserera akira singiga tusha siyo nsigara yizane urayisiga icyo ni igicyo wambaye kuko niyo saa genda nayo se ko amaherezo uzayi gihe hari igihe mbona uzanandira mu nzu wowe nkurya se wagiye kunshaka utiyemeje ubundi bite byawe abasinga nuratubona uko duteye buretse abonye icyo wiwe abagore baragwiye Hello. Hello. Oui. Sha amakuru ni meza mwana. Sha wabyihorera mukobwa. Nageze amahoro sikagira ngo n'ubu sindi jyenyine. Shabu rwose sinkubeshye unje nturabizi ukuntu tuje twirukanka nje nce ibiti n'amabuye mvuga ati noneho umugabo aranyica none ndaje umfa
habe no kwiyambura mvuga ati ndacicaye rwose muri salamanje ndategereje ngo ndebe kwaza nta kubeshya ngewe umugabo ndumva ntazi kabisa. Ubuse nzabigenze gute muvandi ngira inama basi nawe. Gusa ntakubeshye ngendo ubuse ntakubeshye ngendo numva ntaye umutwe pe. Ubuse nabase kunzi ko ngerageza nabase mufata nabi nabase mvuga nabi rwose ijuru ndumva naniwe aho bigeze. Urakoze cyane rataneba nawe. Ntabwo nabasha kurya rwose n'ubisorori binyicaye imbere biruzuye kandi si rimwe si kabiri rwose muvandi ngiye kwicwa n'inzara. Aha ahubwo byaratangiye. Urakoze cyane muvandi. Imvugo ko mbigenze gute ijuru ko numva ijuru ngiye gutwika umutima ubu niki. Oui turaje. Zereke ibyo byaryoshye. Cyo kugerageza mwenyure wenda uyu munsi arasa. Wewe uko noneho nabuze n'amazi nywa. Nabuze amazi yo kunywa. Ako se urirwa umbwira ngo amazi yo kunywa nta maguru ufite nta maboko ugira none se njya no kuzana amazi. Njye kuvoma n'iyi nda wanteye njye kuvoma yicaye mu ntebe. Akanakumbira noneho. Nukumbwiye. Ubu noneho none se kugutera inda ikibazo ni iki? Nyine ruzajya umpa icyo nkeneye cyose. Hari icyo ngukinga? Hari icyo ngukinga? Kuza wayaguzwa ibyo se ni ibiki? Iki ni ikigeragezo Imana yampaye koko. Wumva ikigeragezo nyine. Ubu nyine urandebye umbonamo ikigeragezo. None ukoze iki? Ariko ubwo muri uwo Saminaru hanaru ugaba buri jana mu mufuka ryo kuvoma amazi. Wowe se ni gute ubundi uyabura nawe uri umugore? Ariko witwa umugabo njye se nitwa umugabo. Byo byihorera. Byo se ni ibiki? Uzajya unesha umutwe stress mba ndimo ni we. Nibyo guteje umutwe. Kurarira. Rirashatwe bw'amarira yakamye mu jisho. Ariko umana urambona. Suko Imana yamuhoye. Ese yaguhoye iki nyine?
ariko uribuka ahantu nagukuye wowe ukaba urimo unsuzugura bigeza njye nagukuye naragushatse nyine mukiza amenyo y'abasetsi turabana dukundana none ngeze ndanga inzara utwite se utwiste Mesiya none se reka mubaze oya nyine bya Mesi urekera Mesiya wanjye nzamujyana aho nzajya hose ndetse wabonye umweyo ugira ngo urama wabonye umweyo ibyo si igifu kirabisya sinzara wanjye inzara ndaje nkwereka guma mu rugo rwawe guhera uyu munsi uraje umbona yewe urasetsa ko Sara se ntabwo ugiye ibyo byumva cyose nabyumva gute se gufasha ibaga se umva none se gufasha ibaga mbabarira mva impande byagenze bite se njye inzara ijya kunyicira mu rugo rwawe ubundi wazanye unkeneye cyangwa none se nakuzanye ntagukeneye mbabarira nta jotema inzara iri kunyica ubu urapfu ibipfurumba byose urateruye sheri byihorere nta kintu cyanjye nagusigiye ave nigendere mu mahoro umva se uri kunjyana nyine umva nkubwire sibyo umva nkubwire sheri ntacyo umbwira nyine umva nkubwire umva nyine nkubwire please ihangane umva nkubwire izo please nyine umva nkubwire yendeje akazi kazaboneka sibyo ndakwinginze hanyuma iminsi umaze wicaye aha wakoze iki ni ukuri wigenda sheri wigenda ko sibyo urapfukama nta rukundo nkikeneye reka nkubwire umva se umva se sheri ariko iyo sheri numva se umva se reka nkubwire be hani umva se babarira we sumane bombi wawe sheri uragiye koko wambabariye mva inyuma umva se gumana urugo Sami we uriya ninde uyu ninde sheri uyu ninde uba utamuzi uyu ninde usigaye uza uyu ninde ariko se uri mu biki uyu ninde nyine ndakubaza uyu ninde ariko mubaze ikibazo ariko ubu ngubu uruva kuba ngo utamuzi nawe ndumva nagukubitiye inkoni ahubwo watumbona weho niko uruva kuba ngo utamuzi ariko urakumenye cyangwa ubu ntabwo yakuye ari mushiki wanjye ubu ntabwo mureba nta soni ariko wagiye ushyira ubwenge kujya ukabanza ibyo ugiye gukora byose ukabanza ugatekereza urabona ko umwishe seriyese